mpawe n'umwami Imana ubu butumwa babwire nti Imana igiye gutwikurura abantu, akabi kamenywa na buri wese. Niba abantu badahindutse ngo bahindukire mu gikari, ngo biyuzuze n'Imana batarajya hagaragara, ngo biyuzuze n'Imana batarajya ku karubanda, umwami Imana agiye kubashyira ku karubanda, agiye gutwikurura abantu, kandi akabi kagiye kumenywa na bose. Imana izatwikurura abantu bakaruswa mu ntebe bicayemo, mu myanya barimo zishinzwe gutanga serivisi, bakabaye bazitangira ubuntu, ariko bakarya ruswa, bakarya imitsi y'abantu, bakarya ruswa, bakarya ubutunzi bw'abakene, bakarya ruswa, bagasambanya baje babasanga kugira ngo babakorere serivisi. Imana igiye kubatwikurura, kandi akabi kagiye kumenywa na buri wese. Igiye gutwikurura abagabo baca inyuma abagore, igiye kubatwikurura kuko babigize akamenyero, babigira akamenyero ngo abagore babo ngo ntibabizi, batekereza ko nta n'uwabimenye, ariko Imana yarabimenye. Ijisho ry'Imana ryarakurebaga. Niba udahinduye uburyo wa mugabo we, Imana igiye kugushyira ku karubanda, akabi kamenywa na bose. Ibyubahiro wiratanaga bigiye kuhinduka ubusa, ibyo byubahiro wiratanaga bigiye guhinduka ubusa, isoni watinyaga zigiye kugukora. Imana ifite inshundura, ntabwo Imana yakubura. Imana yanaga urushundura rwayo kandi yakunaga imusozi. Nakunze Dawidi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo Uwiteka we, nahungira he mu maso yawe? Namanuka nkajya hasi kuzimu urahari, nta hantu wahungira amaso y'Uwiteka. Izatwikurura abakobwa birirwa basesera mu mageto y'abasore, bakajya kuhasambanira, barangiza bakajya mu rusengero, bamwe bakajya guhogoza, abandi bakajya kuririmba, abandi bakaramya, imihogo ikenda guturika. Ndabatangariza ko Imana igiye kubatwikurura, kandi akabi kagiye kumenywa na buri wese. Bamwe bajya bategera ibyaha, bakabishakira tike, bakabitegera, bakajyaho abantu batabona, bakajyaho abagore babo batazi, bakajyaho abagabo babo batazi. Ndagutangariza ko ijisho ry'Imana rikuriho, marayika w'Imana yarakubonye. Nta kindi gisigaye niba udahindutse. Imana igiye gutwikurura abantu. Umuntu yaba muri nyakatsi ariko ijuru rimwemera, undi akaba muri etaje, umujinya w'Imana umuriho. Umuntu yanyonga igare, ijuru rimwemera, undi akatwara vewiti, umujinya w'Imana umuriho. Umuntu yarya dodo, ijuru rimwemera, undi akarya inyama, ijuru ritamwemera, umujinya w'Imana umuriho. Ishusho yo kwemerwa n'Imana ntabwo ari ibigaragarira amaso y'umuntu. Ishusho yo kwemerwa n'Imana ni umutima utagira icyo urega umuntu, ni umutima udafite icyo uri kurega umuntu. Abantu nibatirega, Imana izabarega, izabavamo. Mbibutse ko iyo umuntu yireze agabanyirizwa ibihano, ariko iyo irindiriye kuzafatwa n'inzego zibishinzwe. Mwabadiyakoni mwe mudiyakona n'ibyaha, bamwe mukaroga. Tega amatwi, mwabadiyakoni mwe mudiyakona muroga, abandi mukadiyakona. Mwabagabo mwe muca abagore inyuma, abandi mukadiyakona. Mwabagore mwe muca abagabo inyuma, abandi mukadiyakona. Muri abanyamashyari, muri ingambanyi mbi, muri ingambanyi. Umuntu ashobora gushyeshyengeshwa ubutunzi, akagira ubutunzi kandi ari mubi, ari agasarigoma, ari ibandi, ariko akajya agira igisa n'umugisha, kugera ku rwego abantu bose bamuhindira umushyitsi, bakamutinya, bavuga bati uyu muntu Imana iri mu ruhande rwe n'ikimenyetso dore ari gutera imbere. Imana iramutse sitamushyigikiye yaba ari gutera imbere? None se yaba akora ibyaha akagera kuri ibi? None se yaba avangavanga akagera kuri ibi? Mu bintu bishyeshyenga abantu habamo n'ubutunzi n'ibyo babona, kandi biri kuza bisanga ari babi. Imana igiye gutwikurura abagore baca abagabo babo inyuma, baragiranye isezerano ry'ubudahemuka yuko batazabaca inyuma, none mucunga abagabo banyu mukabaca inyuma. Imana igiye kubatwikurura, Imana igiye kubashyira ku karubanda, mugiye gufatanwa igihanga, mugiye gufatirwa mu cyuho. Ndagutangariza ko nusubiraho bazagufata, kandi bazagufata, akabi kazamenywa na buri wese. Isoni zizagukora, uzakorerwa isoni imbere y'abo wabyaye. Mwabahungu mwe muririmbira ku busambanyi, mukaririmbira ku byaha, mukanasambanya abo muririmbana, Imana igiye kubagaragaza. Twagiye tubona abadamu bajya kwaturira indaya zikabasambanya, twagiye tubona abakobwa bajya kwaturira indaya zikabasambanya aho kugira ngo zibasengere. Ntabwo ari umuntu uwo ari we wese upfa kubwira intege nkeya zawe. We muririmbye unteze amatwi, wowe uririmba usambana, Imana igiye kukugaragaza. Wa mukobwa uririmba usambana, ugiye kujya ku karubanda. Dore bamwe
bamwe mwagiye muri onapo ngo inda zitazabatamaza, murangije mubigira umwuga gusambana kuko muzi ko mutazasama, kuko muzi ko inda arizo zibakoze isoni mwatwite. Abandi muranywa ibinini bituma mudasama, mwarangiza mugasambana kugira ngo ntimusame. Ndabatangariza ko Imana ntiyabura inzira inyuramo igutamaza. Nudatamazwa nuko wasamye, uzatamazwa nuko wafatiwe mu cyuho, uzatamazwa n'indwara zikaze ushobora kwanduriramo. Umupasitori uje iwanyu mutamushaka muramugambanira, mukora utunama two kumugambanira ngo ahave. Izo nzangano n'ubwo bugome mwubakiye mu murimo w'Imana, ijuru ryururukiye kubatamaza, kandi nyuma yo kubatamaza Imana izabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibageze. Imana izatwikurura abapasitoro b'abasinzi b'indaya bakorana imirimo y'Imana ibyaha, babajura biba, bakayobora umukumbi w'Imana ari abajura, bakayobora umukumbi w'Imana ari abasambanyi, bamwe bakanasambanya babayoboye, bakayobora umukumbi w'Imana ari amabandi, bakayobora umukumbi w'Imana ari abarozi. Imana igiye kubatwikurura, mugiye kujya ku karubanda. Wowe uzi kugambanira bene so, ukagambanira bagenzi bawe, Imana ije gutwikurura. Umwami Imana mpaye ubu butumwa mbatangariza ngo agiye gushyira ku karubanda abantu. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abimukira TV. Bakunzi bacu, nshuti zacu, bana b'Imana, reka mbasuhuze. Ndabasuhuje, mbifurije ibihe byiza, mbifurije amahoro, mbifurije gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imana bishimire kandi mukomeze muzirikane mu mitima yanyu ko muriho kubera Imana, kandi mukunde Yesu kuko aka gasura dufite niwe waducunguye, niwe utumye tuba turiho uyu munsi wa none. Ubu buzima dufite niwe tubukesha, ni kumuririmbyi yaririmbye. Nitwa Misagaro Feredi, umwigisha w'ubutumwa bwiza. Umwami yarampamagaye ngo mbwirize ubutumwa bwiza, nicyo mparanira kandi numva nzabikora kugeza igihe umwami azampamagarira. Mbahaye rero ikaze mu ijambo ry'Imana. Tudatinze mu nyemerere dusenga Imana, hanyuma tuganire. Imana nziza, Imana y'amahoro, Imana ikiza, Imana ibeshaho, Imana itanga ubugingo, Imana yo kwizerwa ndetse no kwiringirwa, turagushimiye. Ni wowe uriho kandi uzahoraho, nta yindi Imana ihamwe nawe. Ushobora byose, nta kibasha kurwanya imigambi yawe. Cyorocyo ntabwo uzagiha undi, kandi ntabwo uzemera ko izina ryo ritukwa. Nejejwe cyane n'uburinzi bwawe, uburyo ubana natwe ukaturwanira intambara tuzi ndetse n'izo tutazi. Uratwemereye kongera kuboneka kuri izi kamera ngo tuganire ijambo ryawe. Ngaho nshigikira, ngaho mfasha, ngaho bana nanjye, simvuge ku bwanjye, mvuge ku bwawe. Mwuka wera mpizo kuvuga, maze abumva nabo bahindurwe n'ijambo ryawe, be kumva ibi nk'abumva ikinyamakuru, be kumva ijambo ryo nk'abumva komedi, be kumva ijambo ryo nk'abari gusoma imvaho, ahubwo bumva ijambo ryawe nk'abari kumva ubutumwa bubakiza kandi buhindura ubuzima bwabo. Cyoro n'ikibi cyawe nyakubahwa, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mbahaye ikaze rero nshuti zacu aho muherereye hose ku migabane itandukanye, haba hano iwacu mu Rwanda, abari hirya y'u Rwanda muri Afurika, abari mu bihugu by'Uburayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye. Tugenda tubona feedback zanyu zitugaragariza ko mubana natwe, tuba tubibona. Yesu nabaho umugisha mwinshi cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana tudatinze, tuganire, tubagezeho icyo Imana dushyize ku mutima kuri uyu munsi. Turasoma duhereye muri Yesaya igice cya 5. Yesaya ni igice cya 5. Reka dusome duhereye ku murongo wa 5 tugere ku wa 7. Haravuga ngo noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukora,
gukorera urutoki rwange, nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe, kandi rwose nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa ntiruzashingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka urutoki rw'Uwiteka, nzategeka ibicu bye kugushamo imvura. Kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda n'insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo urugomo. Imana itubabarire cyane. Reka bari kumvuga, reka twongereho muri Zaburi ya 50:16 maze twumve iki jambo ry'Imana ritubwira. Iyi Zaburi ya 50:16 haragira hati: ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa, ukirengagiza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nkakwihorera, ukibwira yuko mpamwe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwabibagirwa Imana mwe, mutekereze ibi, kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubankiza. Ne kubashishimura mukabura ubankiza. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Amena. Inshuti zanjye, turakomeje ijambo ry'Imana. Kubo tumaze iminsi turi kuganira, hari inyigisho twagarutseho yitwa barenze ihaniro. Barenze ihaniro, hari igice twahereyeho kivuga n'iryari umuntu arenga ihaniro. Kugira ngo bavuge ngo umuntu yarenze ihaniro, bibaho ryari, biba byagenze gute, twaberetse inzira binyuramo. Ibyo biganiro mugende mubireba. Icyo turi bubafashe ubonye iki ngiki, birashoboka ko ubonye iki kiganiro, ibiganiro byabanje byacyo utarabashije kubibona, turaza kubishyira muri iki kiganiro. Turaza gufata link tuyishyiremo hasi ahandi kwa comment, muri buze kubona link ya bino biganiro bindi byabanje bivuga kuri barenze ihaniro. Hari n'igice rero twavuzemo amasezerano Imana isohoza ku buzima bw'abantu baba bamaze kugera ku rwego barenze ihaniro. Hari amasezerano atatu twigishije. Mu masezerano agera muri 5 asohora ku buzima bw'umuntu wamaze kurenga ihaniro. Muri iyi nyigisho rero y'uyu munsi turavuga andi masezerano 2 ari nayo turi busorezeho, cyangwa se dukorotira inyigisho yacu yitwa barenze ihaniro. Ndahamya neza ko wewe wabanye natwe muri iyi nyigisho, birashoboka cyane ko hari aho wumvise ko nawe wendaga kugera ku rwego rwo kurenga ihaniro. Nta kindi jambo ry'Imana riba riziye, ni ukugira ngo niba wari ugiye kugera ku rwego rwo kurenga ihaniro, wongere ugaruke mu murongo, wongere ugaruke mu buryo, wongere ugaruke mu mwanya Imana yacu igushakamo. Twihuse rero tudatinze, kugira ngo tugaragaze noneho amasezerano yandi agera muri 2, ubwo araba 5 asohora ku muntu warenze ihaniro. Mbibukije gatoya ku masezerano twavuze agera muri 3. Hari isezerano ryo gutwarwa igitereko kitabaza. Hari isezerano ryo gutwarwa igitereko kitabaza. Twabonye ko umwuka wera w'Imana tuhabwa, dusabwa kutawuteza agahinda. Abaefeso 4:30, ntimugateza agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriho kuba ikimenyetso kugera ku munsi wo gucungurwa kwanyu. Umwuka wera rero, mu marangamutima y'umwuka wera, arababara, arishima, akanababara. Umwuka wera w'Imana mu gihe cy'isezerano rya kera, mu itangiriro mu gice cya 6, tubona abantu bawuteje agahinda kugera ku rwego Imana yakoresheje ijambo rikomeye, iravuga ngo ntabwo umwuka wanjye yahora ruhanya n'abantu. Nta kindi yakoze, yabakwiyeho umwuka wayo,
basigara ari abantu buntu, niko Bibiliya yabitaga, ngo dore aba ni abantu buntu ntibumva, basigara ari abantu buntu. Noneho rero kubarimbura Imana kubarimbura byarayoroheye. Kubera iki byayoroheye? Nta mwuka wayo wari ukibarimo, kuko iyo umuntu atagifite umwuka wera w'Imana muri we aba ari inyamaswa mu nyamaswa, nk'uko twagiye tubibona muri ya mazina agera muri angahe aba ku buzima bw'umuntu wamaze gutwarwa igitereko kitabaza. Harimo kwitwa inyamaswa muntu, harimo guhinduka inkuge imenetse ku byo kwizera, harimo ndetse no kugira izina ry'uko ariho kandi ari intumbi, kuko icyamuhaga ubuzima kiba cyaramaze kugenda. Icyo gihe rero Imana yabarimbuye, iri kurimbura nk'irimbura inyamaswa, kuko ntabwo bari bakira uru bwoko bwayo, kuko icyo dupfana n'Imana, isano iri hagati y'umuntu n'Imana ni umwuka wera w'Imana. Kuko Bibiliya mu Baroma, muri kiriya gice cy'Abaroma 8 harimo amagambo avuga ngo niba umwuka w'Iyazuye Yesu Kristo uba muri twebwe, Iyazuye Yesu Kristo izazura imibiri yacu kubera umwuka wayo uri muri twebwe. Numva ngo umwuka wera w'Imana uri muri twebwe niyo sano dufitanye n'Imana, nicyo dupfana n'Imana, nicyo gituma Imana iduhozaho ijisho nk'abayifitiye umutungo wayo ufite imbaraga. Kandi nkanabibutsa ko umwuka wera w'Imana niyo ngwate iba mu buzima bwacu. Imana ngo yaduhaye umwuka wayo nk'ingwate, ngo yamuduhaye nk'ingwate y'ubugingo buhoraho. Urumva rero ko icyo dupfana n'Imana kuva mu itangiro kugera mu zahishuwe ni umwuka wayo uri muri twebwe, n'udutandukanya n'inyamaswa, n'udutandukanya n'ibisimba. Mu gihe rero wawutwarwa cyangwa umwuka wera w'Imana akakuvaho, wabuhuye n'ingorane zikomeye cyane. Iryo rero niryo sezerano twabonye, kwamburwa umwuka wera w'Imana. Ibizahishuwe igice cya 2, 4 na 5 haravuga ngo niba utagarutse ugira urukundo rwa mbere, ukora imirimo nk'iya mbere, nkubone mu mwanya nakubonagamo, nzaza aho uri ngutwara igitereko kitabaza. Twabonye abitwa ba Sawuli uburyo umwuka wera w'Imana yabavagaho, Imana ikawubakuraho, noneho bakakira undi mwuka mubi usimbura wa wundi wera wari ubarimo. Iryo rero niryo sezerano rya mbere risohora ku buzima bw'umuntu. Twagiye tubaha ingero zitandukanye z'abantu bagiye batkurwaho umwuka wera w'Imana. Ari isezerano rya kabiri twabonye ryitwa kohererezwa ibishukashuka. Hoya irya kabiri ni uguhabwa umutima w'akahebwe, ibashukashuka ni irya gatatu. Irya kabiri ni uguhabwa umutima w'akahebwe. Mvuga ngo nyuma yo kugutwara igitereko kitabaza bahita ko baguha umutima wahindutse akahebwe. Mu Baroma igice cyaho cya mbere uhereye ku murongo 18, kuko abantu banze kwemera ukuri bagahitamwe ikinyoma, nicyo gituma nanjye nzaboherereza, cyangwa se nicyo gituma nanjye nabaretse ngo batunge imitima yabaye akahebwe. Noneho bakore bimwe bararikiye, ibyo bifuzaga bari byo bakora, noneho ngo bagere ku rwego ngo uretse no kubikora bajye bashima n'abandi babikora. Guhabwa umutima w'akahebwe, uyu mutima twababwiye ko ari umutima mubi, ni umutima utarya umuntu yacumuye, ni umutima udashobora kukurega wakoze ikosa. Mu gihe abana b'Imana bakiri bazima ntashobora gukora ikosa ngo abiyoberwe, umutima uramurega, kuko afite igitereko kitabaza, afite robitire, afite umusifuzi usifura muri we, akamenya ko yakosheje, akamenya ko yagize intege nkeya, ubundi akiyuzuza n'umwami we. Mu gihe rero iyo bamaze kugutwara igitereko kitabaza bakaguha umutima w'akahebwe, ubahindutse igikuke nk'uko twabibonye. Twabahaye ingero z'abarwanira mu rusengero, twabahaye ingero z'abantu bibye, bafashe igaburo ryera bararivudukana barijya kuririra mu ishyamba baryambuye pasitoro. Izo zose ni ingero twagiye tubaha iz'abantu baba baramaze kuba ibikuke, kuko batagifite umutima ubahana, batagifite umwuka wera w'Imana ubagenga, barahindutse ibicamuke. Isezerano rya gatatu rero twabonye risohora kuri ubuzima bw'uyu muntu. Impamvu tuyita amasezerano nuko Imana iba yarabivuze mbere yuko izabikora. Iba yarabivuze, nzagutwara igitereko kitabaza, nzaguhindura akahebwe. Ni ibintu Imana iba yaravuze mbere, ikabivuga bitaraba, kugira ngo nibisohora ku buzima bw'abantu, abantu bazamenye ko Imana yari yabibabwiye. Rero twabonye isezerano rya gatatu ryitwa kohererezwa ibigushukashuka. Nyuma rero yuko umuntu abaye akahebwe ajya ahabwa n'ibimushukashuka. Twabonye amatsinda agera muri 2 ashinzwe gukora aka kazi ko gusheshyenga abantu. Gusheshyenga abantu twabonye mu itsinda rya Satani mu Daniel igice 11 3-2 ry'abantu bashinzwe gusheshyenga. Baca mu isezerano azabayobesha kubasheshyenga, ariko abantu bazi Imana bazakomera bakora iby'ubutwari. Uzabasheshyenga rero ni umugome na Antikristo ndetse n'umwuka wa Antikristo, kandi uyu munsi uwo mwuka urahari.
kugira ngo ushyeshyenge abanze kugendera mu kuri k'ubutumwa bwiza, maze bajye birirwa bashyeshyengwa n'inzererezi z'abadayimoni zatoranijwe na Satani kugira ngo zijye zikora ibyo biraka byo gushyeshyenga abantu, kuko banze kwizera ukuri k'ubutumwa bwiza bagahitamo ibinyoma n'ibidafite umumaro. Twanabonye n'irindi tsinda naryo rituruka ku Mana risa cyane n'iryo yatoranije mu gihe cyo gushuka habo ngo atere ku rugamba bazamumena agatwe. Wari umwuka winjiriye mu bahanuzi ariko uhawe uburenganzira n'Imana. Wari umwuka mubi wari winjiriye mu bahanuzi ariko uhawe uburenganzira n'Imana. Iyo dusomye muri Timoteyo urwandiko rwa 2 mu gice cya 2 20:21, aha tugaragariza ko mu nzu y'inyumba ntabwo habamo udukoresho twiza gusa tw'icyubahiro, ahubwo habamo n'udukoresho tw'isoni nke two gukoreshwa iby'icyubahiro bigiriranye, two gukoreshwa iby'isoni nkeya. Noneho rero Bibiliya ikavuga ngo umuntu niyiyeza azaba ahindutse igikoresho cyo gukoreshwa iby'icyubahiro bigirira nyiracyo umumaro. Urumva rero iyo bavuze inzu y'inyumba ni nkuko twavuga mu rugo rw'Imana. Mu rugo rw'Imana ntabwo haba abakozi bazima gusa, ahubwo hashobora kubonekamo n'utwo dukoresho, noneho tugakora ahantu byabaye ngombwa ko dukora ibiraka. Twagiye tubaha ingero, tukabaha ingero za ba Yuda. Yuda ari mu ntumwa, ariko ikiraka azakora gihuye n'umutima we n'imitekerereze ye, gihuye n'ibyifuzo bye ugereranije n'ibyo abandi bifuzaga. Kuko rero icyifuzo cya Yuda ni ubutunzi, ni ukurarikira amafaranga. Iyo nzara n'inyota iri muri we rero niyo mpamvu hanabonetse n'ikiraka cy'ubugambanyi. Aba ari we bagiha, kandi yari ari mu rugo rw'Imana, yari ari mu nzu y'inyumba, yari ari hamwe n'intumwa, ariko birangira bamuhinduye igikoresho cyangwa se ahindutse igikoresho cyo gukoreshwa iby'isoni nke. Ngaya rero amasezerano agera muri 3, harimo n'iryo rero ryo gushyeshyenga abantu bababwira ngo ni amahoro kandi atari amahoro. Baba bashinzwe gushyingura intumbi zapfuye zihagaze. Mbibutse ko umuntu wese wapfuye agirwa no gushyingurwa agaherekezwa, nk'uko mu buzima busanzwe iyo umuntu yapfuye agakurwa mu mubiri, uru rupfu tuzi rw'umubiri, haboneka abamushyingura kugira ngo atanuka, haboneka abamushyingura kugira ngo bigaragare ko umubiri uhawe agaciro. Niko no mu buryo bw'umwuka bimeze. Iyo umuntu yapfuye ahagaze, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu Byahishuwe igice cya 3:1, iyo umuntu yapfuye ahagaze abakeneye abashyinguzi bo kumushyingura. Abo rero nibo babandi bashyeshyenga umuntu, aho bamusanga bakagusanga uri indaya, bakakubwira bati nuba amahoro, Imana ikuzamuye ku rwego rwo hejuru, ikubakiye etaje ifatika. Bakagusanga uri umurozi, batuzagutunga urutoki azaba rutunze Imana. Bakagusanga uri ingambanyi mbi, wirwa ugambanira bagenzi bawe kubera akantu ufite n'imodoka ugendamo cyangwa n'icyubaro ufite. Bakakubwira bati rwose komera, Imana iri mu ruhande rwawe, igutsindiye ababisha bawe, irabatatanije, baciye mu nzira imwe, ibatatanyirije muri 7. Ndagira ngo batangarize ngo abo ngabo ni abashyinguzi batoranijwe, kamwe bagiye gushyingurana na Safira. Ni abashyinguzi bashinzwe gushyingura intumbi zapfuye zihagaze, bagashyiraho n'indabo. Izo zose n'indabo baba bari gushyiraho kugira ngo zirusheho kwishima, zirusheho kunezerwa, zirusheho kumva ziguwe neza kuko bazishyinguye neza. Bagashyiraho n'indabo, ari ayo magambo meza baba babwiwe. Ubwo rero wirinde utazapfa uhagaze, kugera ku rwego utoranyirizwa itsinda rishinzwe gushyingura abapfuye bahagaze, bakajya bashyiraho n'indabo. Reka rero tugere ku isezerano rya 4 muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Isezerano rya 4 ni ugutwikururwa. Mbibutse ko mu gihe cyo gushyeshyengwa umuntu ashobora kubaho mu buzima bujijisha abantu bakamwibeshaho, kuko iyo umuntu ari gushyeshyengwa hari n'abantu bumva ibyabwirwa batuye ni umuntu w'Imana, ni umwana w'Imana. Aramutse atari umukozi w'Imana se Imana yamubwira ibyiza gutya? Aramutse se atari umwana w'Imana yakakira ubuhanuzi bwiza gutya? Aramutse atari umwana w'Imana se birashoboka ko yabwirwa ibyiza? Ndagira mbabwire nti mu gihe cyo gushyeshyengwa haba ibintu byinshi bijijisha, bisibanganya ibimenyetso kugera ku rwego utapfa gukeka umuntu ko ari mubi, kuko igihe cyo gutwikururwa kiba kitaragera. Mu bindi bintu kandi Imana ikora mu gushyeshyenga abantu habamo n'ubutunzi. Umuntu ashobora gushyeshyengeshwa ubutunzi
akagira ubutunzi kandi ari mubi, ari agasarigoma, ari ibandi, ariko akajya agira igisa n'umugisha kugera ku rwego abantu bose bamuhindira umushyitsi bakamutinya bavuga bati uyu muntu Imana iri mu ruhande rwe n'ikimenyetso dore ari gutera imbere, kuko aramutse atari Imana iramutse sitamushyigikiye yaba ari gutera imbere. None se yaba akora ibyaha akagera kuri ibi? None se yaba avangavanga akagera kuri ibi? Mu bintu bishyeshyenga abantu habamo n'ubutunzi n'ibyo babona kandi biri kuza bisanga ari babi. Aha rero niho abantu bamwe ndetse bagera bakanahinduka n'abafana, bagahinduka abambasaderi, bagahinduka abavoka bo kuburanira wa muntu washaka no kumuvuga nabi, bagahaguruka baturamenye, nushaka no kuvuga nabi uzavuge n'undi, ariko ntukavuge runaka, ni umwana w'Imana n'ikimenyetso, Imana iherutse kumuteza imbere, urabona ko yamwubakiye n'inzu n'ikimenyetso, ejo bundi yaje gushima mu rusengero ko Imana yamuhaye imodoka n'ikimenyetso, ejo bundi yaje gushima ko umwana we yagiye kwiga mu Bushinwa, none umushinja ibyaha gute? Bene aba bantu bagira abavoka, bakagira ababavugira, bakagira abambasaderi, bakagira abantu baba inyuma, kuko ubuzima baba babayemo bijya birenga urwego rwo gushyeshyengwa n'amagambo, bakanashyeshyengwa n'ibyo babona n'iterambere n'ibyo bagenda bagera hari bibi, ari nabyo bigira uruhare runini mu kuboshya, aho kwitekerezaho no gutekereza ku bubi bwabo, imitima yabo ikababeshya ko Imana ibemera ku mpamvu z'ibyo babona batunze. Nshuti yanjye, kwemerwa n'Imana, ibyo utunze n'ibyo ufite nta hantu bihuriye no kwemerwa n'Imana. Umuntu ashobora kugaragara nk'indushyi imbere y'abantu ariko yemerwa n'Imana. Umuntu ashobora kugaragara nk'utagize icyo afite ariko yemerwa n'Imana. Niko Pawulo yavuze, yandikiye Abakorinto aravugira ngo dusa n'abadafite ariko turatunze, dusa n'abakennye ariko turi abakire dutunze benshi, dusa n'abagiye gupfa ariko turiho, dusa n'isuzugurwa ariko turakomeye, turi birangirire. Ndagira amabwire ngo ntabwo ishusho yo kwemerwa n'Imana ari ibintu umuntu afite, ari ibigaragarira abantu, ari imyenda myiza umuntu yambaye ihenze, ari inzu nziza atahamo. Umuntu yataha mu gisharagati ariko ijuru rimwemera. Umuntu yaba muri nyakatsi ariko ijuru rimwemera. Undi akaba muri etaje umujinya w'Imana umuriho. Umuntu yanyonga igare ijuru rimwemera. Undi akatwara vewiti umujinya w'Imana umuriho. Umuntu yarya dodo ijuru rimwemera. Undi akarya inyama ijuru ritamwemera, umujinya w'Imana umuriho. Ishusho yo kwemerwa n'Imana si ibyo umuntu afite, si ibyo umuntu atunze, si ahantu atuye, si inzu yubatse, si imodoka agendamo, si imyenda yambaye, si isura afite, si inzobe afite, si igihagararo afite, si iranka afite. Ishusho yo kwemerwa n'Imana ntabwo ari ibigaragarira amaso y'umuntu. Ishusho yo kwemerwa n'Imana ni umutima utagira icyo urega umuntu, ni umutima udafite icyo uri kurega umuntu, kandi biturutse ku kubaha Imana no gusohoza icyo Imana imushakaho. Imana itugirira ibambe kandi Imana iturengere. Ubuzima bwo gushyeshyengwa hajya habamo n'ibyinshi umuntu agenda abona bigaragarira abantu ko bifatika, ko biremereye, ko ari ubutunzi, ariko mu by'ukuri byose ari ibimushyeshyenga. Imana iturengere. Iri sezerano rya kane rero riza ari iryo kumutwikurura, noneho rikamutwikurura, akabi kakamenywa na buri wese. Akabi kakamenywa na buri wese, akajya ku karubanda, kuko yari yarabayeho yibwira ko ari umukire kandi ari umutindi, agatwikururwa. Nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye muri Yesaya
igice cya 5 uhereye ku murongo wa 5. Imana iti ku mpamvu z'uko mwandumbiye mukambera ikirumbo, nanjye umwanzuro mbafatiye ngiye kubatwikurura nkureho uruzitiro rwabarindaga. Abantu mwese mujya mugera ku mashansiye aho bari kubaka, muzabona uburyo baba barakorotiriye mu buryo bwo guhisha inzu ngo bazayigaragaze nyuma. Ndabatangariza ko hari abantu bari batwikiriye. Ibyabo ntitwabimenyaga kubera ko bari batwikiriye. Ububi bwabo ntitwabumenyaga kubera ko twari batwikiriye. Ariko ndabatangariza ko mpawe n'Umwami Imana ubu butumwa, mbabwire nti Imana igiye gutwikurura abantu, akabi kamenywa na buri wese. Niba abantu badahindutse ngo bahindukire mu gikari, ngo biyuzuze n'Imana batarajya hagaragara, ngo biyuzuze n'Imana batarajya ku karubanda, Umwami Imana agiye kubashyira ku karubanda, agiye gutwikurura abantu, kandi akabi kagiye kumenywa na bose. Imana ivuga amagambo akomeye, iravuga ngo ngiye kutwikurura nkureho uruzitiro rwabarindaga bonwe, bavogerwe. Utaruzi ibyaba bimenye, utaruzi ko ari babi abimenye. Nshuti yanjye wowe nkurikiye, ndakugira inama yo kwiyunga n'Imana. Mwuka w'Imana arambwiye ngo abantu nibativamo Imana izabavamo, abantu nibatirega Imana izabarega, izabavamo. Mbibutse ko iyo umuntu yireze agabanyirizwa ibihano, ariko iyo irindiriye kuzafatwa n'inzego zibishinzwe, zishinzwe kugenza icyaha n'iperereza zikakwifatira, utarigaragaje hakiri kare, no muri buzima busanzwe no muri leta, iyo umuntu yireza agabanyirizwa ibihano. Ariko iyo umuntu arindiriye kuzafatanwa igihanga, akaga kariyongera kandi ibihano biriyongera. Nshuti zanjye, ndagira mbabwire ngo Imana igiye gutwikurura abantu. Muri Zaburi hatubwiye ngo yarabikoze ndamwihorera, agira ngo turahanywe, ariko nzabishyira ahagaragara, ndi Uwiteka, nzabishyira ku karubanda uko bikurikirana. Imana igiye gutwikurura abantu, igiye gutwikurura abagabo baca inyuma abagore, igiye kubatwikurura kuko babigize akamenyero, babigira akamenyero, ngo abagore babo ngo ntibabizi, batekereza ko nta n'uwabimenye, ariko Imana yarabimenye. Ijisho ry'Imana ryarakurebaga. Niba udahinduye uburyo wa mugabo we, Imana igiye kugushyira ku karubanda, akabi kamenywa na bose. Ibyubahiro wiratanaga bigiye guhinduka ubusa, ibyo byubahiro wiratanaga bigiye guhinduka ubusa, isoni watinyaga zigiye kugukora. Imana igiye gutwikurura abagore baca abagabo babo inyuma, baragiranye isezerano ry'ubudahemuka yuko batazabaca inyuma, none mucunga abagabo banyu mukabaca inyuma. Imana igiye kubatwikurura, Imana igiye kubashyira ku karubanda, mugiye gufatanwa igihanga, mugiye gufatirwa mu cyuho. Ndagutangariza ko nusubira bazagufata, kandi bazagufata, akabi kazamenywa na buri wese. Isoni zizagukora, uzakorerwa isoni imbere y'abo wabyaye, ukorerwa isoni imbere y'abana, ukorerwa isoni imbere y'amahanga. Abantu wirataga wahagararamo ukumva ko ukomeye, niba ugiye gukorerwa mu isoni niba udahindutse. Imana igitwikurura abantu, akabi kakamenywa na buri wese. Imana izatwikurura abasore biyoberanya birirwa mu byaha, izabatwikurura. Izatwikurura abakobwa birirwa basesera mu mageto y'abasore, bakajya kuhasambanira, barangiza bakajya mu rusengero, bamwe bakajya guhogoza, abandi bakajya kuririmba, abandi bakaramya, imihogo ikenda guturika. Ndabatangariza ko Imana igiye kubatwikurura, kandi akabi kagiye kumenywa na buri wese, kagiye kumenywa na buri wese. Imana izatwikurura abapasitoro b'abasinzi b'indaya, bakorana imirimo y'Imana ibyaha, b'abajura biba,
bakayobora umukumbi w'Imana ari abajura, bakayobora umukumbi w'Imana ari abasambanyi, bamwe bakanasambanya abo bayoboye, bakayobora umukumbi w'Imana ari amabandi, bakayobora umukumbi w'Imana ari abarozi. Imana igiye kubatwikurura, mugiye kujya ku karubanda. Wowe uzi kugambanira bene so, ukagambanira bagenzi bawe, Imana ije gutwikurura. Umwami Imana mpaye ubu butumwa mbatangariza ngo agiye gushyira ku karubanda abantu. Isezerano rya kane ni ugutwikurura, akabi kakamenywa na buri wese. Uyu munsi ufite agaciro kuko ntawe ubizi ibyo ukora. Urubashywe kuko ntawe ubizi ibyo ukora. Usuhuzwa n'amaboko abiri kuko ntawe ubizi ibyo ukora. Wakirwa neza kuko ntawe ubizi ibyo ukora. Wakirwa mu ntebe z'ibyoro kuko ntawe ubizi aho ukora. Yewe ndetse ufite n'akazi keza, yewe unakora n'ahantu heza, yewe baranakubashye. Ariko ndagutangariza ko umunsi watwikuruwe ukajya ahagaragara, icyubahiro cyose wari ufite kizahinduka ubusa. Kizahinduka ubusa. Imana izatwikurura abantu bakaruswa mu ntebe bicayemo, mu myanya barimo zishinzwe gutanga serivisi, bakabaye bazitangira ubuntu, ariko bakarya ruswa, bakarya imitsi y'abantu, bakarya ruswa, bakarya ubutunzi bw'abakene, bakarya ruswa, bagasambanya baje babasanga kugira ngo babakorere serivisi. Imana igiye kubatwikurura kandi akabi kagiye kumenywa na buri wese. Isezerano rya kane ni ugutwikurura, akabi kakamenywa na buri wese. Imana ibwira abayuda irababwira ngo ngiye gusenya uruzitiro rwabarindaga kandi muzonwa. Niko byagenze. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, niko byagenze. Yabapfuyeho uburinzi bwari bariho, bavogerwa n'abanyamahanga, barabakubita, babajyana za Babuloni, babajyana hirya za Shushani, babajyana hirya no hino, batatanira hirya no hino, bajya guhinduka bacakara mu bihugu bitandukanye. Ntabwo Imana ibeshya, ibyababayeho bariya byababereho kutubera akabarore. N'uyu munsi Imana igitwikurura abantu, kandi benshi yarabatwikuruye, iracyanakomeje akazi ko gutwikurura n'abandi. Wirinde ibyo ukora mu ibanga wibwira ngo ntibimenyekana. Ndagutangariza ko ijuru ryabibonye, kandi nubwo wibwira ngo nta nzira byacamo bimenyekana, Imana ifite uburyo. Nshuti yanjye, Imana ifite uburyo. Imana ifite uburyo. Nasomye ijambo muri Ezekiyeli, tirambwira ngo nzohereza urushundura rwanjye kandi nzabazamura. Imana ifite inshundura, ntabwo Imana yakubura. Imana yanaga urushundura rwayo kandi yakunaga imusozi. Nakunze Dawidi yavuze amagambo akomeye, haravuga ngo Uwiteka we, nahungira he mu maso yawe? Namanuka nkajya hasi kuzimu urahari, nakarika nk'uko inyoni yarika naho wahansanga. Niyo najya mu rutare nta hantu wahungira amaso y'Uwiteka. Aho waba uri hose, wakorera amanyanga muri etaje, wayakorera muri deparitoma zitandukanye, ukayakorera mu mahoteli akomeye, ukagomba gutega ukajya ahantu kure. Bamwe bajya bategera ibyaha, bakabishakira tike, bakabitegera, bakajyaho abantu batabona, bakajyaho abagore babo batazi, bakajyaho abagabo babo batazi. Ndagutangariza ko ijisho ry'Imana rikuriho, marayika w'Imana yarakubonye. Nta kindi gisigaye. Niba udahindutse, Imana igiye gutwikurura abantu. Yesu ati mbivuze bitaraba kugira ngo niba muzamenye ko nabivuze. Uwo ni Yesu. Mbatangarije ibihakiri kare. Imana nigutwikurura uzamenye ko Umwami Imana yari yaduhaye buno butumwa ngo tubabwire ngo mu cyemezo cya kane Imana igitwikurura abantu. Imana ibagirire ibambe, Imana ibarengere. Tubarabinginga kubw'imbabazi z'Imana, nimwubahe Imana, muyubahe, mubane n'abantu amahoro. Reka mve kuri iri sezerano rya kane ngere ku isezerano rya gatanu, ari naryo rya nyuma turi busorezeho. Isezerano rya gatanu, ntugukina ku mubyimba icyo watinyaga kikugezeho. Amagambo y'Imana ni mu gitabo cy'Imigani, Imigani 1:23. Nimuhindurwa n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye muranninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira unyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose.
no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho, nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho, igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaba nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo muzantakambira nk'abihorera, bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka, ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose, nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura, hari kunyumvira wese azaba amahoro adendeze kandi atikanga ikibi. Imana itugirira ibambe. Cyemezo cya nyuma, gukina ku mubyimba. Gukinwa ku mubyimba icyo watinyaga kikugezeho. Nyuma yo gutwikururwa kwa benshi, akabi kakamenywa na buri wese, nyuma yo gutwikururwa kw'abantu batandukanye, cyane cyane abiyoberanyiriza mu nzu zitiriwe izina ry'Imana, bakiyoberanyiriza mu materaniro, bakiyoberanyiriza mu makorari, we muririmbyi unteze amatwi wowe uririmba usambana, Imana igiye kukugaragaza. Wa mukobwa uririmba usambana, ugiye kujya ku karubanda, dore bamwe mwagiye muri onapo ngo inda zitazabatamaza, murangije mubigira umwuga gusambana, kuko muzi ko mutazasama, kuko muzi ko inda arizo zibakoze isoni mwatwite. Abandi muranywa ibinini bituma mudasama, mwarangiza mugasambana kugira ngo ntimusame. Ndabatangariza ko Imana ntiyabura inzira inyuramo igutamaza. Nudatamazwa nuko wasamye, uzatamazwa nuko wafatiwe mu cyuho, uzatamazwa n'indwara zikaze ushobora kwanduriramo, nazo ntabwo uzihishira. Ndagutangariza ko Imana itazabura uko igufata, ntabwo yabura uko igufata. Mwabaririmbyi mwe, mwabahungu mwe muririmbira ku busambanyi, mukaririmbira ku byaha, mukanasambanya abo muririmbana, Imana igiye kubagaragaza. Mwabadiyakoni mwe mudiyakonana ibyaha, bamwe mukaroga. Tega amatwi, mwabadiyakoni mwe mudiyakona muroga, abandi mukadiyakona. Mwabagabo mwe muca abagore inyuma, abandi mukadiyakona. Mwabagore mwe muca abagabo inyuma, abandi mukadiyakona. Muri abanyamashyari, muri ingambanyi mbi, muri ingambanyi. Umupasitori uje iwanyu mutamushaka muramugambanira, mukora utunama two kumugambanira ngo ahave. Izo nzangano n'ubwo bugome mwubakiye mu murimo w'Imana, ijuru ryururukiye kubatamaza, kandi nyuma yo kubatamaza Imana izabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho. Izabaseka mwagize ibyago, nirangiza ibakine ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho. Muzasoma ijambo ry'Imana, ibyo tubabwira ntabwo ari amagambo. Muri Yeremiya igice k'15 umurongo wa 6, nyuma y'uko Abayuda Imana batwikuruye ikabakuraho uruzitiro rwabarindaga, bakavogerwa n'abanyamahanga, baje kugerwaho n'iby'Imana yavuze, irangije irahindukira ibakina ku mubyimba icyo batinyaga kibagezeho. 15:6 haragira hati, Uwiteka aravuga ati, waranyanze wasubiye inyuma, nicyo cyatumye nkuramburiraho ukuboko nkakurimbura. Nari ndambiwe noneho guhora nkugirira imbabazi, nari ndambiwe noneho guhora nkugirira imbabazi. Imana ikwihanganira igihe kinini, ikakwihanganira, ikagutegereza, ikagikubwira iti wahindutse, ukarushaho kwiyongeza, ugakora ubusubiracyaha, ukarushaho kwiyongeza. Ijambo riravuze ngo noneho ndambiwe guhora nkugirira imbabazi.
igice cya 3:15 Imana yahise kwihindukira bakina ku mubyimba, barimo barataka, bari gutaka, turapfuye. Mwibuka ko uyu mugabo Yeremiya niwe hanuye abayuda baramaze kugeza Babuloni n'ahandi, akajya hanura imyaka bazamarayo kugera ku rwego yaje kwandika igitabo cyitwa Maganya. Ayo maganya nta yandi yaganyishwaga n'ubwoko bw'iwabo n'ubuzima bari bagezemo n'imibereho bari basigaye bafite. Uyu yitwa Yeremiya muri 3:15 aza guhanura ubuhanuzi bukomeye bahanuriraho bari barahungiye, bari gutakira. Arababwira amagambo akomeye, arababwira ngo kuki utakishwa n'uruguma rwawe, kuribwa kwawe siko gukira, ibyo nabiguteje ngo uhoye gukiranirwa kwawe gukabije, kuko ibyaha byawe byagwiriye. Ibyo nabiguteje ngo uhoye gukiranirwa kwawe gukabije, kuko ibyaha byawe byagwiriye. Inshuti yanjye nkugiriye inama, garukira aho ngaho. Jambo ry'Imana ntiribeshya, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nutagarukiraho, nudahinduka, wowe wumvise ubu butumwa aho uherereye hose, busangize mwene so, musangize mugenzi wawe, dufatikanye kuko rivuga butumwa. Niba wumva utaregwa n'amagambo n'ubu butumwa twahawe, busangize mwene so, birashoboka cyane ko bwamukiza, bwamugarura. Ese we wakishimira ko inshuti yawe izajya ku karubanda? Wakishimira ko mama wawe azajya ahagaragara? Wazishimira ko papa wawe azajya ahagaragara? Wazishimira ko umukazana wawe azajya ku karubanda? Wakishimira ko umukwe wawe azajya ku karubanda? Inshuti yawe uzishimira ko ijya ku karubanda? Kuko rero utabyishimira, kora ishyaka, gira ishyaka, ukora umurimo wo gusangiza benshi ubu butumwa, kugira ngo uwari ugiye kujya ku karubanda, wari ugiye gutwikururwa, ahari yakumva ubu butumwa agahindukira, agacira Imana bugufi, ataragera ku rwego Imana izamukina ku mubyimba icyo yatinyaga kimugezeho. Twabonye abantu Imana ibakina ku mubyimba, twabonye abantu Imana ibagaragaza, twabonye abantu benshi Imana yagiye itwikurura, kandi byarangiye nyuma yo kubatwikurura isoni zikabakora, ikabakina ku mubyimba icyo batinyaga kibagezeho. Turabazi benshi, nawe harabuzi. Twabonye abantu bafatirwa mu marogi kandi bitwaga ngo bafite imyanya ikomeye mu madini. Twabonye abagabo bafatwa n'abagore mu cyuho. Twabonye abagore bafatirwa mu cyuho. Twabonye abasore bafatirwa mu cyuho. Imana yacu ni Imana yinginga, ni Imana yihangana. Ariko ijambo riratubwiye ngo uko nkomeza kwihanganira umuntu ngo ahindukire agaruke. Mu migani haratubwiye ngo naravuze ngo nibahindurwe n'imiburo yanjye, ariko banga kumva. Niryo jambo ndanone twasomye twahereyeho muri Yeremiya igice cyaho cya 6:16. Narababwiye nti nimubaririze inzira za kera, aho inzira nziza hose iraba ariyo banyuramo, ariko barahakana baravuga bati ntayo tuzanyuramo. Mbatumaho abarinzi, ndababwira nti nimwumvire ijwi ry'abarinzi mbatumyeho, mbatumaho abagaragu banye nk'uko yadutumye, nk'uko yantumye, ariko barahakana baravuga bati nabo ntituzabumvira niyo bavuga bakaruha. Inshuti yanjye, ukuvunira ibiti mu matwi, ukavunira ibiti mu matwi, ni kuri kwiyongerera uburakari bukomeye ku buzima bwawe. Imana nibafashe, birashoboka cyane ko ijambo ry'Imana rishobora kugutsinda, ukumva umutima urakuriye, ukumva ushakishije inzira wanyura mu bohoka, ukumva kwiyaturira cyangwa ntibihagije kubera ubuzima ubayemo, ukagira n'impungenge z'abantu uvuga uti se ninde nabwira uburushyi bwanjye ngo amfashe kubohoka? Turahari, kuko mu nama tubagira ntabwo ari umuntu uwo ari we wese nanone mwapfa kugirira icyizere ngo ugende umubwire intege nke zawe. Hari uwo wazibwira akaba ari ibihweho, ari aho ngaho gusa, akaba ntacyo akijije, ntacyo agukijije, akaba ari uwo kukwanika gusa, akaba ari uwo kugukururira ibindi bibazo ndetse biruta ibyo wari wifitiye. Twagiye tubona abadamu bajya kwaturira indaya zikabasambanya, twagiye tubona abakobwa bajya kwaturira indaya zikabasambanya aho kugira ngo zibasengere. Ntabwo ari umuntu uwo ari we wese upfa kubwira intege nkeya zawe. Niyo mpamvu iyo turi hano tubagira inama kandi tukanabizeza ubufasha bwose bushoboka
mu ijambo ry'Imana ndetse ubufasha bwose bushoboka kugira ngo mubohoke mu bugingo bwanyu mwumve ko muri abakirisitu bazima. Turahari rero, ntabwo tuhari ngo tubigishe gusa, tunahari kugira ngo tubagire n'inama, tunabafashe kubiremereye mubona ko bibagoye kuba mwabasha kubihindukaho. Niyo mpamvu rero tujya tubaha kontakte zacu 07545247. Izo nazo ushobora kuzinyuraho ukatubona, mukatugezaho ibyifuzo byanyu bigendanye no kugira ngo mubohoke mu bugingo. Niba ufite ibyaha wacaga mugenzi wawe nyuma ukavuga uti se ndabigenza gute ko mfite ubwoba, ndabihera henda ndanyura mu zenzira kugira ngo mbohoke, turabafasha, turahari, nicyo tubereyeho. Imana yaduhamagaye tugira abanyamabanga ngo dufashe ubwoko bwayo, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bisa naho Imana ibingingira muri twebwe, niko Bibiliya ivuga. Imana ibingingira muri twebwe, turabahendahenda rero kubw'imbabazi z'Imana, turabahendahenda kugira ngo muze mwiyunge n'Imana Data wa twese. Reka ngire ntamahoro y'Imana nabane namwe, reka mbasengera Imana mbasabira kugira ngo imitima yanyu ibohoke. We wumvise ubutumwa bwiza, wirinde kuzagera ku rwego rw'abarenze ihaniro, kandi niba wumva wari umaze no kugera ku rwego rubi uri mu murongo utukura, nta kindi Imana iguhamagarira ni ukugaruka mu mwanya gushakamo, ukirinda ko ejo Imana yazagutwikurura ukazajya ahagaragara. Mana nziza, ndagushimiye, ijambo ryawe ni rizima kandi ni ryera, rihoraho kandi rizahoraho. Igihe cyose iyo turivuze riza ari umuti, riza ari ubuzima, riza rikiza, riza ribeshaho, riza ritanga imbaraga. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, nsengeye abana bawe, nsengeye abatuye isi, nsengeye umuntu wese wumvise ubu butumwa. Mwami mwiza, akabafasha icyemezo cyo guhinduka, ahinduka nahindutse, kandi mu by'ukuri ye kwinangira umutima, ye kumva ko bitamureba kandi yatsinzwe n'ijambo ryawe. Utsinzwe n'ijambo ryawe wese uhindura umutima we, kandi umufasha, umwambika imbaraga zimushoboza guhinduka no kuguhindukira mu gihe gisa n'iki ngiki. Urakoze kuko uri Imana itubereye maso kandi gakomeza kuturinda ku manywa na nijoro. Reka ngire nticyuro gikomeza ikibi cyabonye guhora ku ngoma, kuko ari wowe urinda abantu bawe kandi ukabakomeza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka mbashimire rero, mbabwira nti nimugubwe neza, amahoro y'Imana nabane namwe, nimukomerere mu mbaraga z'Umwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Shalom, mugubwe neza.